batwara ntukavuge gutyo ntukavuga ngo ntabwo ifunira ari ibishyimbo none se nari bukora iki ko nagiye kumesurira umuntu naza ngasanga bamutwaye urumva nari bukoresha none se bamutwaye wumva ko byagenze gute bamutwaye sangapi bamutwaye hari inde mu rugo umwana yasigaranye nande yari ari kumwe n'abandi bana tubana yari yagiye mu kiraka hari abandi bana barimo bakina hanze ngo haza umuntu w'umumama aramuterura aramwirukankana njyewe rero babimbwiye urumva umwana bamutwaye saa sita njye babimbwiye saa 9 ngo bazi ko ngo mujyanye ku muhanda aho nari ncumbitse ahantu ucumbitse ndahamenya gute ndahakurangira urahandangira nta telefone mfise none se bakurangira uhansa nkambwire nta kibazo zamuka usa nk'uzahujya Kicukiro ukomeza uzamuka umuhanda wose yewe ntabwo ndavuye mu gipangu urumva ibyo ntibibaho ku buryo yakubwira ngo ngwino unsange mu rugo urebe ntako bibaho sungura dijave nkwereke nitegure nta kibazo nimba ari hehe nimba ikintu cyo cyose kigeze ku muziranenge buriya mwana buri kodine bamuyoza gati bakamukoreza ibyo bashaka bakakora ibintu byose bikenewe kuri kodine ari ukuntu ngewe namaje kubona banza ushishoze neza nk'umunyamakuru ushishoze neza tese bimeze gute kuko ari gihe usanga uhubutse ugasanga aho wari uhubukiye ugasanga n'ibindi ugacanya ugasanga cy'amatsiko mfise hari amakuru waratohoje hirya no hino basuga ukavuga ati ukaba ufise wenda nk'amakuru hirya no hino uvuga ati ni runaka iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi. Nizere ko bashobora subscribe kuri Manzi na Innocent televiziyo ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Njya mbaheza ikaze namwe mumpa ikaze mu bice bigiye bitandukanye mwe mudukurikirana mwitonze cyangwa se mukagira icyo muvuga muce muri comment. Turabashimiye cyane mwabashe gukora subscribe. Nyamuneka uri umugabo wakoze subscribe utarayikora uyu niwo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu bintu byacu bya buri munsi biti nk'ibisanzwe ubagezaho ibiganiro bya buri munsi. So kano kanya sinivuge byinshi cyane, ni inkuru ya ngewe yo bwa nkimara kuyumva nabaye nkaho nkutse umutima nkaho nkayo ubwenge. Kano kanya n'uyu turi kumwe ntago aramenya ibyari byo, ariko navuze nti reka mbimubwire no kuri kamera ahari ngo nibiza kuba ngombwa nabwo araza kuba twahamagara nyir'ubwite nawe aze kuba yabasha kubivuga nkuko nawe yabyakiriye bikimara kumubaho. Ni inkuru ndende cyangwa se nawe uri nkanjye wumvisha ibi bintu sinzi nimba kwabyita gushimuta cyangwa se guta, ako nibara ko wenda mu Rwanda gushimuta atari byo, wenda n'ukwiba cyangwa se kwitiza. So Dide namubwiyeho akanya gatoya, ntabwo namubwiyeho birambuye, ariko kano kanya uyu niwo mwanya kugira ngo bize kugenda neza, uko ngiye kano kanya kugira ngo mivuge biragoye. Dide umeze neza? Meze neza ndashima kabisa, ndashima Imana yo mwijuru uko biri kose ni kwera Uwiteka yaduhagaze imbere yacu. Okay, rero ngewe ntaravuga byinshi cyane, ndagira ngo kano kanya ko telefone yawe kujya mfatisha byangoye cyane, ko telefone yawe ntiri hose wenda sinzi telefone yawe bayi ya telefone ne nagiye mu karere ka Nyagatare. Yimva mu karere ka Nyagatare na ndi muri bisi narasinziriye wotoye tuhereranye, niwe yayinyatse nimba sinzi nuko ntayitwaye gusa nyene
ndakeka ko yitwaye nsinziriye nari nasinziriye mu modoka kuko ndi mu modoka z'abagenzi ndasinzira nyene imodoka intuzi ya telefone barayintwaye niyo mpamvu ntabonetse canke ngo nanje nagiye nyene kuba nshakisha nyene amakuru hirya no hino kandi urabizi ko nta kwicara guhari nyene hirya no hino gushakisha. Okay, rero ejo umunsi wa saa 3 z'ijoro ugiye kumwumva telefone irahamagaye, telefone yahamagaye mushiki wawe Claudine ambwira ati ugeragereje mu nshuti zawe cyangwa se mu nshuti zishobora kuba zizanye na Didier wamugeraho ko umwana wa nyina mubuze ngo yabuze umwana nimba yaratwawe nande sinzi wamutwaye ariko kano kanya ikintu gihari nuko umwana atakiri kumwe na Claudine. Sinzi uko byagenze kugira ngo umwana abure, sinzi uko byagenze kugira ngo bigende gute kano kanya kugira ngo ntaza kuvuga byinshi cyane cyangwa wenda nkaza wenda ashobora kuba yamuhamagara afite n'igihanga cyinshi cyane ngiye kumuhamagara ku murongo wa telefone muvugane baza kugusobanurira uko byagenze kuko ngewe nta makuru byabaye ryari ngewe yarahamagara ambwira ati arambwira ati ese wabasha kumbonera Didier nise bimeze bite kandi wabura Didier gutambwa telefone ye ntayiriko kandi nanjye koko umunsi wari washize ninabonye ninahuye nawe ahantu ari kumwe na Elisa nyuma yaho hashize akanya mbona na mama Elisa nawe araje aba ibintu bitari byiza cyane bashaka ngo batware umwana nimba rero bamutwaye simbizi ariko uko biri koze ukuri kwa kugomba kumenyekana buriya hari ibintu byumvikana rero n'ibintu bisabwa bidafudutse ubwo rero ngewe kamuhamagara kuri telefone nuza kugusobanurira umwana baramutwaye aho afite agiye mu buryo bumeze gute bizi pe shabisa n'abandi mu byose n'abandi mu mikino ntazi kabisa n'abandi kuri uwo mutima utari hamwe mwana bibaho nyine urumva n'ufati se Claudine basi katanansanze n'umuntu ako n'umundi ntabwo nindi mu rugo uri mu rugo yari bukubona ntabwo yayifata nawe n'ubanza yabihangayikiyemo none se wewe hari ibintu utambwiye neza ngo byagenze ngo kumugorora ngo basanga ngo bari mu biki ngo ari ngo barakora iki ngiye dore ko byagenze yego ibyo ngiye kubwira mbere yaho mbere ko amagara ngiye narindi kwitarasiza allo Claudine mwe neza Koro bwana Didi ngo ni biki ngo byaraye bibaye Didi ntabwo wahamagaye nimugoroba wanga kumfata ashobora kuba hari ukiri mu kazi kenshi nyine ahubwo na telefone yanjye ntibayitware ndi mu modoka nasinziriye ubwo rero nibajije impamvu birancanga wa mwana ejo baramwibye umwana baramwiba niguna y'ibijumba cyangwa iguna y'imyumba cyangwa televiziyo batwara ntukavuge gutyo ntukavuga ngo ntabwo ari igunira ntabwo ari ibishyimbo none se nari bukora iki ko nagiye kumesurira umuntu naza nkasanga bamutwaye urumva nari bukora iki none se bamutwaye urumva ko byagenze gute bamutwaye sangapi bamutwaye hari inde mu rugo umwana yasigaranye nande yari ari kumwe n'abandi bana mama tubana yari yagiye mu kiraka hari abandi bana barimo bakina hanze ngo haza umuntu w'umumama aramuterura aramwirukankana njyewe rero babimbwiye urumva umwana bamutwaye saa sita njye babimbwiye saa 9 ngo bazi ko ngo amujyanye ku muhanda ngo kumugurira akabombo ngo ari umuntu usanzwe ngo agiye kumugurira akabombo ari buhita amuzana ubwo rero njye babimbwiye nka saa 8 yego manutse nje kureba ibyo ari byo nsanga umwana yagiye mbura umuntu mbaza ndashakisha umwana ndamubona none se ibyo bintu maze kujya gutanga ikirego none se urumva ntabwo none se ibyo bintu nabyo numvise ngo byabaye nyuma y'umugoroba ngo basanga ngo murimo muragwana n'abandi mwari mwapfuye ibiki n'abo bantu yari njyewe na mama wa Elisa yego
urumva mama wa Elisa yaraje arakomanga ariko ntabwo nari nzi wariwe arakomanga komanze ndagenda ndakingura nkinguye mbona niwe yego ubwo rero tukundaguranira imbere y'umuryango umwana jinji asubira mu rugo ndakinga ndasohoka mama Elisa nyine turaduserera hanze imbere y'umuryango arangije mpindukiye mbona Elisa nawe ku ruhande yego ndavuga se kuki mama ari kurwana atongana avuga gutya ni kubera iki wowe utinjiye nguze urebe icyari byo niba ari ukunganiriza unganirize niba ari kuvugana tuvugane kubera iki aravuga ati njye mbonye mama atera amahane subira inyuma kuko ntabwo amahane ariyo yaranzanye yego ukarangije nyina ahita agenda ngagiye kureba abayobozi aje nimugoroba banga abayobozi arabavuze tuhita duserera kuriya nyine ubwo rero ibindi byo kuntwarira umwana njye ntabwo nzi ukuntu byaje sinzi ubundi ni nasaze ntabwo mbizi Yesu we none se hari ikibazo cy'amatsiko mfise hari amakuru waratohoje hirya no hino basuga ukavuga ati ukaba ufise wenda nk'amakuru hirya no hino uvuga ati ni runaka ngiye bambwiye ko ari umuntu w'umumama kandi umwana wabimbwiye yaramubonye yamubonye ejo bundi igihe yazaga bivuze ngo rero ntabwo yamuyobera mama wa Elisa wamutwaye Yesu we none se ni iki kintu nyamukuru umuntu yakora bigaje biramuhamuye umutima wikumbaza ngo ni iki umuntu yakora ubu ngende kwirukanka nshakisha ngiye numvaga ngabikirehe ubundi ngo kuvugana ikibura tebe ko ntabwo n'umuntu wanyobora ahantu Elisa akaba ari wanyobora ahantu nyina none se basoma none se Yesu washuje amakuru neza usanga nabo bantu nyene canye wasanga abandi bantu batumye ntamenya ngo uramushakira he canye ngo uramuhigira njyewe kubera ukuntu mama wa Elisa yari yaje nuko nabo bana bari kubimbwira n'ibibazo duhoramo nahise ntekereza ko ari gusa urumva njyewe nanjye uganye na ibyo mvuga ndi kwirwa nirukanka ndeba byibura n'umuntu uhetse umwana ndi kugira ngo niwe umuhetse nkareba ati dukuri kumbaza ibiki none se ubwo ngubwo jere babi ndabwiza ukuri urabizi wenda ntabwo nahenda gushigikiye cyane umuntu uzayamvuge ngo mugabo batangiye kozana ibintu by'urugomo nk'ubwo oya ntabwo twakumvikana kabisa none se ubwo urumva wenda kuvugana aba bantu n'abateka mutwe naho kuza kwirirwa babeshya abantu gusa ngo barahindutse none se ngo nzajya mpora nicaranye umwana uri ku mubandi wa mugabo wabimubwiye abimubwira se ngo abikore icyo uriya ndabimubwira umwana nawe naguhamagaye telefone ngo warayitaye uriya se ndajya kumuganga muhige ideye aro urabikoraho icyo urumva bimeze gute wowe uramfashe iki ntari reka ntuzana uri hehe ndi mu rugo se John ntuzana mu rugo nyine muri kumwe n'abandi kone numvise ngo bakwirukanye uri mu rugo macaye ndi mu rugo nyine ahantu naho nari ncumbitse ahantu ucumbitse ndahamenya gute ndahakurangira urahandangira nta telefone mfise none se bakurangira uhansa nkambwira nta kibazo zamuka usa nk'ujya Kicukiro ukomeze uzamuka umuhanda wose yewe ntabwo ndavuye mu gipangu ntabwo wambona ntacyo magarare ku muhanda reka nkwereke ntacyo ndaza kumuha ino phone yanjye aza yitwaje ngo ashaka uburyo mumaza guhura nta kibazo urabukoze sawa dukurikiye rero abantu hari igihe wenda nshobora kuvuga ikintu akivuga nta gihamya nkoresheje ugasanga umuntu abifashe ko ukundi kuntu ariko kano kanya ukura kwiyumviye ko byagenze urumva njyewe ibi bintu sinzi kuba byifashe si ku buryo wenda je ntabwo turi tuvuga mwe na ntuzana Claudine ku buryo Claudine cyangwa wasanga nawe ari ntuzari imitwari mwaratega kugira ngo amahamura umutima none se ku buryo yakubwira ngo ngwino nsange mu rugo urumva ibyo ntibibaho ku buryo yakubwira ngo ngwino nsange mu rugo urebe ntako bibaho sungura dijave nkwereke
nitegure nta kibazo nimba ari hehe nimba ikintu cyo cyose kigeze ku muziranenge buriya mwana buri Claudine bamuyoza gati bakamukoreza ibyo bashaka bakakora ibintu byose bikenewe kuri Claudine mugabe bigeze ku mwana ni stop kuko ya mwana niwe mugisha uriya mwana sinavuga ko ari ntuzane wo mwana niwe navuga ngo mbarutse y'ubuzima bwacu bwose kuko kugira ngo amakimbirane yose atangire yatangiriye kuri ya mwana rero uriya mwana rero ntago ngomba kwiba ngo ntawe ugenza kanganirwa n'umurinzi ndaje nkwereke umuntu uko biri kose uriya muryango ushobora kuba ubifitemo uruhare kuko ari ukuntu ngewe namaje kubona banza ushishoze neza nk'umunyamakuru ushishoze neza tese bimeze gute kuko ari usanga uhubutse ugasanga aho wari uhubukiye ugasanga n'ibindi ugacanya ugasanga abi waboye wa muryango w'umugabo nabo batoye ntuzenya bafashe kugira ngo bateranye ugasanga nta mushaka Claudine ashoboka ugasanga no kugira ngo bateranye iyo miryango kugira ngo ba nyina wa Elsa bagumwe baza bagore Claudine bababeshe kugira ngo baza kubagore kugira ngo umuhunga agira iki arinda heba Claudine umuhunga asubira mu muryango w'iwabo ibyo byose ni ibintu ugomba gutohoza nk'umuntu uzera nk'umunyamakuru ni ukuvuga ngo rega hari ukuntu nabonye uriya muryango iyo ugiye gukora ikintu urabanza ugategura bakaza biyobekanye wajya kunuka nyuma hatutumye ikintu kiravuze cyabyibushye kikaba kibaki nanje ni kuntuzenya kwitonda rero oya nta kwitonda ngo nta kwitonda bigeze ku mwana bo gukora izindi gahunda zose ako nakwemera nkapfira imbere yabo bakanyica pe barasanga ariyo yamasengesho bavuga ngo ngiye gumusengera ari ngiye nabonye bintere kwibaza byinshi niba ni se umuntu bitebye buriya rero cyakora wenda yakoze kuba yankoma kuko wenda nawe nkakubonera hafi ukaba wabasha kumugeraho kubura ntago babyoroshye umubyeyi wabuze umwana ntago ari ibintu biba byoroshye ntabwo wakwicara ngo utuze ntiwabasha kugira icyo urya urumva nawe arahangayitse cyane cyane n'umuntu watereranywe kera ese urumva twakora iki muno mwanya mwino saha uko biri kose no kugerageza umuntu agashaka muri quartier amakuru ahari tije mfashe makuru ndayihigira kiramfasha fasha je nyende kwitegura ubundi tumanukaneyo okay nari so reka duse nkaho ducukiriza hano ikiganiro kuko ibiri kuba kano kanya n'inshobora mahanga cyangwa se n'ibintu utamenya uko wasobanura wowe mubyeyi ufite umwana ugasanga umwana baramutwaye niki kintu wakora by'umwihariko ugasanga mu ntangiriro ugasanga byatangiye baza kwiyenza bashaka kubikora byeruye byabananira ugasanga babikoze ku ngufu zabo ntabwo ari kubashinza ngo nibo babikoze ariko simbizi neza ariko uko biri kose 55% ndavuga yuko ari uko biri kose ngiye gushakisha amakuru uko byameze kose bigomba kurangira neza tumenya ngo umwana aherehe ninde umufite ntago twakwicara ngo dutuze kuko umwana no mujyambere nubwo twamenya ko ari bo nubwo wenda bamufiteho uruhare cyangwa se ububasha ako ntago bagombye kumutwara muri uburyo cyane cyane ko umwana atarageza imyaka 7 nkuko wenda yagombye kuba yemerewe kuba yatandukana n'umubyeyi umwonsa ngiyo teko yari hari kuko umwana uri munsi imyaka 7 ntago yemerewe gutandukanwa na nyina so reka tubashimire mugore subscribe kuri Manzi na Innocent Mani Marie.